icyo dushaka umukwigira irangira aho kandagira mu murongo genda direct ibindi bireke ntukandagire mu murongo urukandagira mu murongo wagonze nyine iyo ni ukumetiriza volley ibyo ngibyo kata hepfo cyane aho ngaho sasa ujya garuka dore amapine y'inyuma ari gukandagira umurongo kandi ntabwo byemewe ntabwo ari ugupfa kunyuramo sibyo aho ugera mu korosi ushaka ukuntu ukata udakandagiye umurongo reba hano reba ugiye gukandagira umurongo nani hano reba imbere wakandagiye umurongo subira inyuma uze ukate udakandagiye umurongo aho ngwino telefone yari wabyishe yamagana
ihute. Jambe. Halo. Iyi telefone ni ndikoresha amavideo. Uri. wagombaga kwegera hariya. Aho nuvuga ngo intego yacu ni ukudakandagira umurongo, sibyo? Ni uburyo bwo kumetiriza vola tu. Urabona utagonze? Komeza imbere. Sawa. Muzazinduke. Tuzazinduka, tuzaza mu gitondo, nta bintu tuzapanga bindi. Sawa. Asante kandi. Yego. Wabonye kano kantu? Wowe wakabonye? Aka kantu nakubwenge? Kumetiriza vola. Urabona vola y'imashini itandukanye n'izi modoka. Wikandagira mu murongo w'abandi, reba. Utangiye ukandagira. Ntago ari gupfa kugenda. Kata cyane. Ubona ko hepfo hari umwanya, ntago bareba iruhande rumwe. Itugarura vuba vuba. Ubura hepfo wakandagiye umurongo. Nibyo, hagarara. Uri kumakanya ngo oya se, reba. Uri kubesha abantu. Utangiye kubesha abantu n'utakandagiye umurongo. Reba umwanya uri hano hepfo, urebe n'uri haruguru. Okay, garuka. Turi gutanga amasomo sha. Reba, ntago ari gupfa kugenda nshuti yanjye. Uri kugenda ukandagira imirongo kubera iki? Ni ukuvuga ngo iyo inyuma hari ibintu ubu bihiritse, sibyo?
gerageza ukate urumva kwinjira mu ki genda ahantu ho ngutegeye attention reba umwanya uri hepfo ntugonge hepfo utareba hejuru ureba impande zose nubwo wabonye kategori urabona ko ugikeneye kumenya byinshi sibyo tugende rero bora tayari hepfo wahagonze tugende Winano. No more.